ahantu Bosco aramubwira ati muvandimwe reka tunage hejuru buri umwe asamaye byiza cyane ku ikipe ya Sudari Quick Step kuko mu by'ukuri navuga ngo nibo banimateri w'umunsi uno munsi wose twabonye uburyo mu by'ukuri banimye isiganwa kugeza ubu ngubu ntekereza ko ni ikintu gikomeye cyane ku ikipe ya Quick Step navuga ngo mu by'ukuri bakoze ibishoboka byose bateguye buri kimwe cyose rikoka nagwene ubona ko Bosco agiye kubinuka hano rero mu kanya gatoya cyane ku musozi hariya mu koga kamusha ubundi Bosco akaba yambaye Mergen Imperator du Rwanda bimwe ya mbere n'umwaka Bosco dutegereje mu masegonda make gusa kugira ngo yegukane agasozi ka Ntunga kugira ngo uyu munsi yambaye umwambaro wa Mergen cyangwa se watereye kurusha abandi ku munsi wa mbere kuko amanota ya mbere yavanye Kibagabaga amanota ya kabiri Bosco arimo arasigira kubona ko harimo n'ibyapa asigaye kilometero imwe Bosco akaba grempera wa Tour du Rwanda no mwaka navuga ngo amanota 3 ya mbere umunsi aza ko yabonye navuga ngo icyo kizaza ko ari cyambere cyo kwizera ko nibura uretse umunyarwanda mwiza muri no munsi haza ko no dufite n'umunyarwanda akabiri uza kujya kuri podium kuko umunyarwanda mwiza we aza bitewe nuko basoje uwo rero ni Bosco twese twagurutse dutegereje kureba ko agiye kubisoza iby'uyu munsi harakurikira iki rero amasegonda 18 kilometero 40 yeshe nari igiye kuva intunga rero Bosco amaze gutwara hanga icyo ni cyambere peloton nimara kuhagera batangiye gutegura sirikwi ihani Rwamagana mu kanya mugiye kubona amatake menshi cyane agiye gukorerwa ntunga cyane cyane y'amakipe ya sprinter agomba kugeza kwiyatasha ndetse icyo ni kimwe no kureba niba hari abakinyi bashobora kuvuga ngo ese nta kuki ntagenda none nkajya muri sirikwi mfite imbaraga impamvu ni rero iza gutuma bose bashakisha uburyo bahita beshapa bakagenda kenshi murabizi ko nitumara kurenga Ntunga ahasigaye hose ni igitambika ni ukumanuka kugeza igihe baza kwinjira muri sima haraza kuhamanuka haraza kuhayihuta isiganwa riraza gufata umuvuduko wa kilometero 100 ku isaha ari nako rero na karavani publicité igera hano iki ni igice gikomeye cyane cyo mu mukino w'amagare kuko nicyo gice gituma igare ribaho cyo gituma ibihembo biboneka ko kugeza ubu ngubu rikoga dufite miliyoni 45,500 abakinnyi bazatahana ama ekipe 19 niyo yitabiriye Tour du Rwanda 2023 nyuma y'aho ikipe mu gihugu cya Algeria ku munota nyuma bavuze ko batakitabiriye Tour du Rwanda ngibyo rero garuka byifasha ubu ngubu mu karere kwa Rwamagana aho turi karavane zose zamaze kuhagera ubu tuvugana i Rwamagana ibintu biraryoshye bose bategereje kuza kureba niba uza kwegukana etape ya mbere ikaba iya gatandatu isorejwe mu karere ka Rwamagana kuva ubwo Tour du Rwanda yabaga mpuzamahanga mwaka 2019 iya mbere yasorejwe yari 2015 2022 nabwo Sambidi Jardin aza kwegukana 2023 akabazo mu kirere ninde wegukana etape ya mbere Tour du Rwanda 2023 Katate nziza Bosco muri petit plateau nziza cyane Bosco officiellement Bosco merci Bosco aho ngaka bahise yegukana aya rwose aratwaye amanota 6 Bosco kugeza ubu ngubu officiellement yambaye umwenda mu kizamu ka Tour du Rwanda ahita anatamira akantu cyane Bosco agiye gutuza gatoya ategereze fushi kubera ko fushi aza kumufasha kino gitambika ntekereza ko Bosco yirinze kujya muri duel yo kuvuga ngo ese fushi aze tukajya kurwana reba Bosco ubona ko yisa relax Bosco akazi k'uyu munsi akaba amaze kugakora Bosco rero igisigaye Bosco imena amazi ku maguru kugira ngo amaguru yawe yongeye kurambuka kugira ngo ingufu ukoresheje zose zamuka mu kabuga kamusha zigabanuke Bosco tegereza fushe Bosco ni umwanya wo kurya Bosco ni umwanya wo kunywa amazi kubera ko kugira ngo umubiri uze utaza kugorana cyangwa utaza gukomera nuko Bosco agomba kunywa amazi menshi Bosco rero bimwe twabwiraga agomba gutamira yahanga akajya kubika hari inyuma niho nababwiraga ko ari mu bubiko bw'ibiryo by'abakinnyi uwo rero ni Segimana Jean Bosco ubu twavuga ngo si mu Rwanda umwambaro wa mbere ikaba imaze kuwambara Tour du Rwanda 2023 twibutsa abantu ko Tour du Rwanda 2024 izaba iri gukuburira imbuga shampiyona y'isi ya 2025 ese twabona ba Jonas Vingegaard i Kigali ese twabona abasore nka Tadej Pogacar ese twabona Primoz Roglic i Kigali ese twabona abasore nka ba Egan Bernal i Kigali Tour du Rwanda umunsi ku munsi irakomera dore rero hano Bosco Fushi amufashe kuko yamutegeye kugira ngo amufashe gutambika aragenda kubwiraga rero kubera ko Fushi ari mwiza mu gutambika ahise ati Bosco fata rore isigari igeze Ntunga kuko Fushi nawe akeneye amanota aza gukura hano mu karere ka Rwamagana kugira ngo nawe yambare umwambaro wa sprint intermediate kuko ya mbere yayavanye ikabuga aya kabiri agomba kuza kuyakura hano i Rwamagana bagomba rero kugumana kugira ngo n'undi bakomeze bakorane mu gihe peloton ikomeje
yamaze kuza yihuse cyane ko asigaye ya amaze peloto kuba- yihuse. Ubu igisobanuro cyabyo rero nuko nta modoka n'imwe isigaye hagati ya Bosco na peloto, kubera ko peloto imurabona imbere yabo, peloto irimo irabakurura, peloto nakubwiye ngo nyuma y'intunga peloto igiye gusara, peloto igiye kwinjira i Rwamagana. Mugiye kureba uburyo peloto ari ingome, peloto yatunye igare ryose rigenda Nyacyonga yakaryorera, peloto yanyuze Kabuga yabyoreye, peloto igiye guhinduka uhita ujya mu isiganwa haje abandi bantu bashya. peloto n'ubundi umumaro wayo niyo itwara igare n'itwara isiganwa uko igabanya bikaba avantage abantu bamaze kweshapa. ubu rero kuri eshapa twaba tucyafite Bosco ndetse na Fushi bahagurukanye kuva bahagurutse i Kigali. Fusheta aryama igare kugira ngo ahunge umuyaga, araryama ahunga umuyaga. ubu rero peloto ikaba imaze gusigaho amasegonda 48 aragenda amanuka. Quick step nayo ikomeje Quick step iracyakurura, quick step iracyashakira position Ethan Venon. Ese Ethan Venon atwaye etape yanga igoga uryamye. uryamye kuri Venom. Ethan Venon waye. iyi ni Tour du Rwanda mu by'ukuri abantu bose bavuga ko izacayuka ikanasobanuka ubwo bazaba bamaze kugera mu karere ka Musanze, ko murabizi ko ku munsi w'ejo ni ukuzahaguruka i Kigali bakagenda bagaca i Huye bakazamuka i Gisagara bakaba aribo basoreza etape ya kabiri. bukeye bwaho rero navuga ngo nibwo induru zizavuga ku igare. Ya nta kindi Bosco fasha Fushi yagufashije, mufashe nibura umuhereze nawe amanota 3 hariya bayimbanje hano mu karere ka Rwamagana, ahasigaye Ariko- mufate ikiruhuko cyane. ariko Fushi kuzamuka si ibintu Fushi ntago ari byiza, gusa ejo ni umukinnyi mwiza w'igisagara. kuko tuzaba turi mu gitambika ahanini Ntabwo cyane. kategori ya gatatu ari ikibazo, ntabwo bimubangamira cyane nubwo wenda bitari ku rwego rwe, gusa reka turebe Ardoise akaba amaze kubabwira ko mu by'ukuri ibisigaye Fushi niba ashaka kuba yafatira ya mwanya uri imbere akore Fushi afata ibyo kurya bya nyuma, kuko muri sirikwi kurya bivuga nta mwanya wo kurya muri sirikwi uhari. sirikwi ushyira igare imbere ubundi ukanyonga kugira ngo urebe ko wasoza. ku munsi w'ejo etape ya kabiri izaba ifite imisozi igera kuri 4, harimo umusozi wo ku Ruyenzi ariko nawe uri muri kategori ya gatatu wa kilometero na metero 700. hari umusozi wa Kamonyi wa n'uwa kabiri wa kilometero 3 na metero 900. hari umusozi wa Nyamabuye uri muri kategori ya kabiri wa kilometero 4 ndetse na Nyagasozi ni wa gatatu wa ntabwo uje kilometero. Isiganwa ryaje hano i Rwamagana, barimo bategura no kugera i Rwamagana. Peloto imwe arareba mu maso yabo imbere yabo bavuga ati aduyi waduteje ibibazo ngura tumutone imbere yacu. Igisigaye reba noneho sasa hatangiye ikibazo cy'plasa. Ese n'aya makipe y'aba sprinteri kugeza ubu icyo twakemeza nuko Quick Step yo ni beza, ikipe ya Super Quick Step yo ni beza, ubona ko bamaze gufata ibyiciro. Ndabona ikipe ya Black Spock yamaze kuzamuka, ndabona ikipe ya Euskadi ifite Mikel Turiya utwaye etape ya Vuelta 2019 etape ya 11. hejuru y'ibyo byose nuko Kashema aryamye kuri Henoni, abantu bose bategereje Chris Froome ubwiye etape atariye. Froome numutegereze ku munsi w'ejo, Froome umutegereze Shorongi. wa gatatu Ubwo Tour abadose du Rwanda izaba izamuka kategori ya mbere ku nshuro ya mbere. izabitangiye Zatangiye gucayuka. kubera ko uyu munsi nibyo ni umunsi wo kugira ngo abakinnyi bamenye ko Tour du Rwanda yatangiye, tunamenye mu mfite mayo jaune ku munsi w'ejo ni umwanya wo kureba ngo ubundi abandi kuko hari abasprinteri akaba icyo bita umubaruderi ni umukino ushobora gukora sprint, kuko uyu musore uyu Fushi ni umubaruderi ntabwo ari umusprinteri, kubera ko babonye ko muri kategori ya gatatu basi ashobora kugenda. Rero etape y'Igisagara izaba imanutse mu Kabutare izamuka umusozi wa kategori ya gatatu, ni umwanya wa boruderi. Umuntu ukora umuboruderi ni umukinnyi ushobora gukora sprint ariko akaba anafite imbaraga zo kuba nibura yagerageza kuzamuka. Tour du Rwanda 2023 amaso ya Kashema amaze kwera. Reba position nziza cyane ya position aerodynamique, ni position ituma umuyaga ugabanuka. Aha ngaha bivuze ko umusore wo mu ikipe ya Quick Step arimo arakura abagenzi be, ari nabwo nabwiye ngo aba bagabo bakurura Rigoga bakora akazi gakomeye cyane, kuko buriya umuntu ukora cyane n'uteka ugabura we biba byamaze gushya. Kashema agomba kwibona neza kuko amaso y'ubururu n'umweru dede kubera Tour du Rwanda kabiri n'igice kimwe. Tour du Rwanda amarangi hari n'umweru, ntabwo ari ngombwa yuko batera amarangi, gusa ishimire cyane Froome yatubwiye ko ngo imihanda iri hano iburengwa iboneka hake. iyo rero ni Quick Step ibyo yamaze ni mu mpamvu ya gukura. mbere ituma ni ukuba ambasaderi, ni ukuza bakatwera hano. Ubwo Pierre yavaga mu Rwanda ndetse inkuru ikomeye, ubwo James Piccoli w'umunyakanada yatashye yavugaga ati mu by'ukuri nta kindi kuko nyuma yaho ngo ikawa mu Rwanda gusa. Ejo bundi ari muri Andorra yavuze ati reka mbanze nyimwe ko nzayinywera i Kigali mbanze ntangiye kwimenyera. ubundi rero bikaba akarusho iyo Tour du Rwanda n'abaturage bayiteguye, ubwo nimba ari Rwamagana mukaba mufite umwihariko wanyu, bamanuka i Huye mukagaragaza umwihariko wanyu, bazamuka i Musanze mukagaragaza umwihariko wanyu. Bosco Fushi amasegonda 38 hagati yabo
na peloto kilometero 40 zo kugera igitambika fush mu kuzamuka Bosco no ko mu byukuri bye yarangije isigaye nuko ahangaha ni mu gace k'Imwanda kari hano mu karere ka Rwamagana kilometero 40 zisigaye bigoga izi kilometero 40 harimo sirikwi ahangaha bo biraza kuba ari umuriro ubundi nibagera muri sirikwi nibwo tuza kumenya ukuri kw'igare na etape ya mbere kuko aya masegonda ni make cyane kandi hari abafite umwihariko wo kuza muri sirikwi zigira ba nyirazo by'umwihariko aba sprinteri kuko usibye kuza gucuburuka hano kuri Avega barahita batambika binjiza igare muri Arive gusa uze kwitonda sirikwi yabera amataka isagira umubare bitewe nuko hari igihe uvuga uti ko ntazi gusprinta ngiye rigoga bategereze reka ngende dore ko bamfata nitumara kwinjira muri sirikwi none amatake menshi atagira umubare ariko nanone icyo gihe nibwo ekipe mu sprinter igomba gutsinda nitacyari ku ikipe yanjye ya Sudal Quick Step iraza kwigarura buri muntu wese nkuko ubona abacunga umutekano bafata abajura Sudal Quick Step ikipe kashema ryamyeho irimo Venon Ethan irimo Club Silars irimo Gerard Digil irimo Loclelef William Junior ndetse na Pepijin abo nibo bagize iyi ekipe ya Sudal Quick Step akaba rimwe rero muzihabwa amahirwe yo kwegukana Tour du Rwanda 2023 kilometero 39 amasegonda 46 hagati ya peloto iyobowe na Quick Step yanze kurekura nishaka ko ari umuntu ujya imbere yabo twese dutegereje uburyo iza kwinjira muri sirikwi ni ikipe yabo nkuru ya Quick Step World Tour ni ikipe ifite umwihariko w'abasprinteri kubera ko Maximilian Mann Cavendish niho yakinye bagize abakinnyi nka ba Jacobsen nuvuga ngo mu muco wabo identité yabo ikiri cyo rero nuko abakinnyi bazi kwitegura nge navuga ko nakunze muri sprint rero uburyo ikinwa nikiye nukuvuga ngo iyo mugeze muri kilometero ya nyuma abakinnyi bawe muri abakinnyi batanu umwe agomba kuza agasetinga speed yamaze gusetinga speed rero nyuma yaho haza undi noneho ugomba gushaka position ni ahantu heza ho kuza guhagarara tugasigara ku muntu wa nyuma rero twa poisson pilote rero ndivuga ngo ngewe ko bamaze kuma speed bakama position nafata umusprinter wanjye nka kilometero 100 ku isaha kugira ngo aze gutsindira kuri kilometero 120 reka metero ninjira mu cyiciro cy'umunyarwanda ukurikiye igare nonaha kubera iki Fush Valence Mukanya bari baryamye bunamye bari kuri cadre icyo ni cyambere icya kabiri ese n'umukinyi mugufi nawe yaryama umukinyi mugufi yaryama kuko akigegere barireshye n'ubugufi bwe icyambere cyo reka ufate nukuvuga ngo iyo umukinyi ari kunyonga asa nkaho yicaye nkuko wicara mu ntebe neza wemye igare bari kubita umuyaga ubukubita mu gatuza ke bikamusubiza inyuma noneho buriya impamvu indege yinjira mu muyaga nuko ibisongoye umukinyi rero yiha ikintu kimeze nk'indege nko gusongora kuburyo nawe iyo yinjira mu muyaga ameze nk'umuntu uri kuwutobora ngibyo rero iyo ni Tour du Rwanda 2023 etape ya mbere inshuro ya gatanu igiye kuri kabiri n'igice kimwe inshuro ya 15 kuva Tour du Rwanda yaba mpuzamahanga ko yabaye mpuzamahanga mu mwaka 2009 ariko nimwibuke ko abasaza nka bamarabanye muri za 80 bakinaga Tour du Rwanda 90 marabanye yinjiye muri stade ya Kigali Nyamara bati genda ndabagitse bari bakoze ama etape menshi icyo gihe bahuzaga imipaka n'umujyi wa Kigali uyu munsi rero yabaye mpuzamahanga ndetse ugiye gushaka igare rya marabanye icyo gihe uyu munsi bagusiga nk'ahandi Kibungo byari hafi ya Matabaro kimwe mu bintu bihenze harimo n'amagare y'abakinnyi ariko uko guhenda kwaryo bikamwongerera agaciro mu muhanda kuko nawe riramufavoriza bitewe n'uburyo aritwara ubuhanga bwe n'ubushobozi bwe mu kanya gato rero iri gare riraza kuba ryinjiye neza mu mujyi wa Rwamagana aho abasore babiri Fusha ndetse na Nsengimana Jean Bosco twibuke ko hari ikindi gihembo cyo muri Tour du Rwanda cyitwa Prix de la Combativité ni ukuvuga ngo muri ba bakinnyi bose bakinnye barakatira umukinnyi hatanye nk'urugero akavuga ati turebye ndabona Bosco yakomeje kuresista nyuma ya break yuko yabo bayifataga reka tumwe icyo gihembo so kugeza ubu navuga ngo abakinnyi babiri bavamo Prix de la Combativité Bosco se ugira ngo uyu munsi ntafite n'undi mwambaro cyane umunyarwanda witwaye neza kurusha abandi si Bosco icyo Bosco asabwa rero niki agomba kurenza kuri Fushe muri breakaway ngibyo rero ni amasegonda 48 hagati ya Bosco Fush na peloto ibakurikiye kugeza ubu ikiyobowe urabona ko nibura ikintu cya mbere baresise ku masegonda 40 babashije kugumaho ni ikintu gikomeye cyane kuri peloto iri groupe peloto ubundi peloto nayo igira ibice bibiri hari peloto iri groupe nuko ngo bose bakaba hamwe akora icyo bita peloto arafirendienne nuko ngo nyahandi oya umwe usanga hagati wa mbere no karimo nka kilometero n'uwanyuma harimo nka kilometero byaka abantu bose bari kumwe ngibyo rero ibirometero Quick Step yose yazamutse abakinnyi bane bayose bazamutse
abakinnyi bane bose bazamutse bigaragara ubona ko hasigaye umukinnyi wabo abakinnyi babo bose bane bazamutse ari nabo bafite muri ino siganwa bivuze ko ubu ikisigaye ni positionnement ni ugushaka neza uburyo baplasa umuhungu wabo Ethan Venon. Ethan Venon umwe mu banyamahirwe ba Tour du Rwanda ari nako ufite tablo ahita bereka ati mu by'ukuri mumaze kugenda kilometero 73 asigaye mu kanya manya ko muza kwinjira muri circuit ifite lap 5 kuzenguka inshuro 5. Twatangiye break bakorana umwe akavuga akajya undi ubu none nta abakorana ni ikipe imwe ni ikipe gushaka umwanya mwiza ya Sudan Ethnic State. Ahanga reba Froome ahantu bicaye murabona wambaye imyenda ya CP Biate ari kumwe n'umusore Mateo Badira tukipe ya Kisran ukimirongo gatatu nta kintu etape mubwiye ni ikiro gituma Froome yakwirinda ko baza kumusiga muri iyi peloton. Froome nubwo atari umukinnyi mwiza ahantu hatambika Froome akaba atakora sprint ariko agomba kugabanya ibihe bikaba bigufi kuri classement general kugira ngo bizamufashe mu gihe yabatwaye etape agahita yobora classement general. Uyu muhungu wavukiye muri China kunyuraho ntuzamubwire muraho uzamubwire ngo hamujambo Simba Wanyika n'umubwire hamujambo azagusubiza kuko ni umuturanyi wo muri East Africa yavukiye hano hakurya mu birometero bitari na byinshi mu gihugu cya Kenya. Bitewe n'igihugu cy'u Rwanda cyateye ibiti byinshi cyane cyane muri kano gace k'uburasirazuba ku muhanda nta kibazo cy'umuyaga uhari ariyo mpamvu ubona ko nta zigizaga nyinshi ziri mu muhanda. Nguwo rero Bosco na Fush bakomeje kurwanirana intambara y'inkundura kuko buri umwe arafasha undi babaye beza mu muhanda uyu munsi. Ndabona ahangaha ntabwo barinjira mu mujyi wa Rwamagana nicyo. Uwo rero ni Fush Bosco mu kanya gato rwose ikinga riraza kuba urabona ko bagiye kwinjira barahita batangira sirikwi mu kanya gato mu kanya rajya utangira sirikwi mu gihe ko ukuntu igare rigiye gusara ahubwo bagiye kwinjira hano mu mujyi bagiye kwinjira mu mujyi kuko ikintu kirimo barahita bakigera hano bahita bakata bahita mu kigabiro barahita bakata ibumoso nk'abantu bajya mu burasirazuba kugira ngo baze gusoza bava kuri Avega bakata kuri sitasiyo bagaruka hano. Ni ahantu hagwekeye ko harimo icyo twita virage mu magare virage ni korosi noneho virage hari ikoze mu buryo bwa V ntabwo ari ukuvuga ngo urakata nka zero urafata feri wongera utangire. Ngibyo rero amasegonda 48 kilometero 34 bisobanuye ngo bagiye kwinjira muri circuit. Maroc yazamutse ikipe ya Kisum yamaze kuzamuka ikipe ya EF Education Post yamaze kuzamuka ndabona na batataneje yazamutse bose barahari urabona ko noneho Mike yatuje mu gisamo yize mu cyameze ku murongo wa kabiri ahanga ubona ko no penalty fashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka dufate umuhanda wose mu by'ukuri bongeye kugabanya ahanga icyo bakoze ni ukugabanya bari nako rero ikipe ya Direct ya Total Energy ifata umwanzuro batereka twatake reka tuyobore noneho ubona ko quick step ikisigaye ni ukuganya ese twakora iki muri sike twakora iki unavuga ngo ni inama y'igitaraganya. Umuntu ashobora kwibaza ati ese ekipe ije bwa mbere muri Tour du Rwanda ibwirwa n'iki imihanda bagomba kuzakoresha haba hari igitabo cy'isiganwa ku buryo haba harimo imihanda yose hanyuma hakaba harimo n'ibishushanyo byerekana navuga ngo ni nka map yerekana umuhanda ahazazamuka ahazatambika ahari danger mu kumanuka ahari danger mu kuzamuka iriya mihanda yose uko muyizi y'u Rwanda baba bayifite kuri map ku buryo byose umuyobozi n'umutoza wa ekipe abyereka abakinnyi imbere y'irushanwa ndetse bari no mu irushanwa hakaba communication yo kubabwira ahantu bagiye kunyura ndetse n'aho bageze. Kilometero rero 33 twavuye mu 115 Imana igitanga umwuka umaze amasaha agera kuri angahe uvuga 3 kubera ko babimembera nta kibazo kubera ko n'ubwo yahemberwa ubona ko nta kibazo afite nawe kubera ko uri mu rugo kuri iki cyumweru ukaba atari nta kazi gahari icare uryoherwe urugare n'urukundo cycling is a passion. Ngibyo rero tunabibutsa ko n'ubundi imiryango irakinguye buri umwe wese yemerewe kwinjira akaza tukamutumikira muri RBA yaba ari Radio Rwanda Televiziyo Rwanda KC2 hakaza Magic FM aho hose dushobora kugutumikira ndetse no kuri radio z'abaturage hose
mu gihe kandi tukubwira ko habura iminsi ibarirwa ku ntoki gusa kugira ngo imodoka zigende zindi ebyiri tariki ya 25 ndetse na 28, bivuze ko mbere ko Tour du Rwanda irangira kuwa gatandatu wa Tour du Rwanda irangira ku cyumweru Tour du Rwanda hazatangwa muri tsinda pe imodoka. Icyo usabwa rero akanyenyeri 569 ubundi kine 200 300 n'imodoka, ubundi nawe umunyamahirwe wo gutunga imodoka, ubundi ujya kuri sitasiyo uhagarare, ntukabe abantu bajya kuri sitasiyo bakomeza. Amasegonda 48 kilometero 33 kugira ngo etape ya mbere ya 2023 muri Tour du Rwanda ishyirwa akadomo tumenye uwayegukane. Nibyo bisigaye, hanyuma rero tubabwiye ko kugeza ubu ngubu nk'uko mubibona Bosco ndetse na Fush nibo bakomeje kuyobora isiganwa. Bosco, Fush kuva bahaguruka i Kigali imikoranire hagati yabo iracyari inyamibwa, ubona ko bamaze kwinjira mu mujyi wa Rwamagana, bamaze no kubona icyapa kibabwira ko bagiye kwinjira muri circuit. Abanyarwamagana bravo kabisa, ni wabo higaru, babona ko barahari ku mihanda. Babonye Adiriye, babonye Nyakwigendera Gahemba, babonye Areruya, babonye Bosco, babonye Valence, babonye na Nireza Verine, babonye ndetse na Verine acyahari cyane afite umudari wa zahabu, umudari wa yariya, ndetse babonye na bagira ubuntu Jean d'Arc, ni wabo igare. Ngabo rero abahungu mu byukuri ahangaha bageze kwa Karanga. Bosco rero hano bageze hano kuri finish. Bosco rero twakira hano kuri finish aho isiganwa riza kurangirira metero 300 mukatuza ko twate muri metero 300 Ethan Venone muri metero 200 Mugisha Moise. Oya Bosco nagagerayo. Bosco Fush bakaba bageze agomba kuza gusorezwa etape ya mbere y'uyu munsi. Arimo aragenda rero aganira na mugenzi we Fush batangiranye kuva mu mujyi wa Kigali kugera i Rwamagana. Ubu rero tuvugana bakaba rero bagiye gutangira circuit, batana bazamurira icyapa babwira ati muratangiye iya gatanu kuko bagomba kuza kuzenguruka inshuro 5. Fush Bosco bagezanga icyasabwaga bagikoze bya kwinjira nibura muri circuit bari kumwe, abahungu bo barabikoze, ariko kandi inyuma yaho hari umwanzi wa breakaway peloto ugomba kubakura igihe cyose, kuko murana ko nabo mare imbere mu masegonda 38 gusa. Peloto yatungutse ikipe ya Direct Energy, ikipe ya Stay Quick Step, ikipe ya Education Fest, ikipe ya Escatel Escadi K36.5 nayo yaje mu byukuri nuko bazamutse. Si mu Rwanda nayo ngiye hafi ngo urabona Moise Mugisha ndamubona ari hagati n'amafime. Quick Step yaje kuva, Quick Step nagiza kurekura ko mu kanya gato basaga n'abahariye Total Energy, ngabara nawe akaba bamaze gutambuka. Quick Step imbere, Team Rwanda ndayibona hariya hagati. abasore bari muri Terenga ndabona bose batuje, abo rero muri ko n'imodoka z'aba Direct Sportif, kubera ko kugeza ubu ngubu nta modoka itwara umunyamakuru, nta modoka yo mushyitsi yemereye muri circuit. Hagiye gusigaramo imodoka z'abatoza bonyine, kubera ko circuit ni ntoya, haramutse hagiye imodoka nyinshi y'ikibazo. Kugeza ubu naje kubara iyi Tour du Rwanda n'imodoka zirenga 120, zikaba ikagira abantu barenga 1000. Abo bantu 1000 bagenda n'igare, abantu 1000 mu mihanda itandukanye. Abigare bizanyura namwe mu bitegure kandi mu bitega ko bagomba kuzahagera, ko ku munsi w'ejo barajya mu majyepfo y'u Rwanda, ejo ndi bazamuke mu majyaruguru bajya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni Rwamagana mugiye kwiryohera. Amatake yo mu kirere, amatake yo ku butaka 23 ni special. Jibu niwayibonye se akanyaza kudukubita umuntu ugeze mu murongo cyane. Ubwo mu kanya biteguye mu byukuri ikitwa amasomo yo kuri rwo hejuru cyane. Bosco Fush bakomeje urugendo rwabo amasegonda 38. Bavuga uti jewe ntabwo nahagarara kuko ubundi ntakomeza nk'insista aho gakijya, kubera ko icyaba cyose nubwo bagusiga ubundi n'ibyanye bavuga gukinisha urya ugahaga cyane. Nuko nguko ukinisha kurya ugahaga bishobora kuza kuba kuri Bosco ndetse na Fush, ariko biragoye cyane kuko wabonaga mu kanya ko Total Energy yari irimo ishaka kubalansa peloto, ariko nayo biranga bakuraho Katedrale ya Rwamagana ndetse n'ikigo cy'amashuri gikomeye cyane cya St. Aloys byose bivano. Urabona na Rwamagana campus cyane kuko ahangaha kera byari ishuri ry'abaforomokazi. Yego. Ubutumwa bwa nyuma kuri umusore muri Total Energy avuga ati ubugeze ubu ngubu mfite controle, ariko se mwe muri hehe ngumeho urukino bo yakoze hariya abashaka kuvuga iyo banze bavuga we arumva
bikaba bibi rero iyo utangiye gukorera cyane bazi ko muri gutegura ngo amakipe yose ahita babwira bati imiteguro ko mu kanya hagiye kuba igitero shuma. Ubu rero muri izi kilometero 30 zisigaye zagorana kubona uko umuntu ari gutamira cyangwa se ari kunywa amazi. Bike irimo irazamuka, ikipe ya Tanete Clemanote nshaka kujya ko nabonye imyaka ntabwo ari ikintu ariko ntabwo bivuze ko ibyo yarabikoze. Clemanote yararirimbye, yabaye umunyabura wa mbere ugiye muri Tour de France yambara umwambaro wabo. Clemanote yararirimbye mu Rwanda, bagezeho bamwita tekera ayo manote kuko ibihembo byose umukinnyi ukiri muto, uwahize abandi, uwambaye umwambaro w'umuhondo, uwabaye mwiza mu muhanda, byose Clemanote yagiye abyegukana mu bihe bye. Ngibyo rero ni amasegonda 56 hagati ya Fush, Bosco ndetse na Peloton. Ibirometero rero 29 mu kanya gato rero baraba barangije rap ya mbere kuko urabizi ko bagombaga kuza bagasoza ubundi bakinjira muri izi raps cyangwa se bakinjira muri circuit. Ikipe ya Tuteneje nungu kaba ariyo mu byukuri kiri gukurura Peloton kugeza ubu ngubu, akaba ikipe ya Super Quick Step yabaye nkaho ifata akantu k'akaruko. Ikipe ya Tuteneje bose bamwita René Bernardo, umwe mu bagabo bafatwa nkaho bafashe iterambere ry'umukino w'amagare muri Afurika kubera ko umwe mu bakinnyi bafashe ikipe zikomeye ku mugabane w'Uburayi bagatangira kuzohereza muri Afurika hirya ya Tropical Misa Bongo kuva yaza muri Tour du Rwanda 2020. René yavuze ko atazigera asiba iri siganwa uko yabonye ambiance, yabonye ubwuzu abanyarwanda bamwakije asanga atazigera baterana, birangiye naho abongo bamuha umwambaro wa 2021. Christian Rodriguez atwara gutyo umwenda. Ni ikipe kugeza ubu ngubu ifitemo kabuhariwe Peter Sagan. Peter Sagani uzwi cyane mu magrantu. Ubundi kimwe mu bintu byo kwishimira 2023 nuko dufite umukinnyi wegukanye Grand Tour zose, yatwaye Tour de France inshuro enye, atwara Giro d'Italia, arangije araza imanukana byose hano mu Rwanda. Uwo ni Chris Froome uri kugaragara muri Tour du Rwanda 2023. Peter Sagan yari ambasaderi w'u Rwanda muri kandidatire ya 2025 kugira mu Rwanda rwakire ishampiyona. Bazamuye urwego, speed yazamutse, Total Energy niyo kugeza ubu ngubu iri gukurura. Ni igice cyane Rwamagana circuit yite circuit ukimara kurenga ahangaha nta gace kamanuka, ariko imaze kumanuka hano uhita uzamuka akantu ko kuri hano kuri Avega, wamara kuzamuka kuri Avega ukahita wisanga kuri finish. Bivuze iki rero? Bivuze ko nyuma yuko abakinnyi baze ko banyuze hano baraza gukomeza banyure mu mujyi wa Rwamagana, bagende bakate mu Kigabiro, namara gukata mu Kigabiro baramanuka ahantu hatari hanini cyane, ubundi batangiye kuzamuka berekeza hano kuri finish. Dore umwanya rero watangiye, ese byabona umwanya wo gushaka position nziza. Dore umusore mu ikipe ya Black Spock yo muri New Zealand ariwe waruzamutse, ariko n'ubundi Peloton iracyari controle na Total Energy, ndetse ikipe ya Maroc yazamutse, ikipe ya Euskadi ikipe niyo mu majyaruguru. Ndabona rero bagiye kuzana wa muvandimwe mu Mesa nyuma y'igihe cyose, rero bakaba bamaze kumuzana, bakaba bamugezeho. Bagiye rero bagomba kuzenguruka inshuro zijya kuri 5. Igare Kayishamana navuga ngo ryihuse tugiye gutegereza. Buri tugeze muri cyagenda kubwiraga yuko ubundi bavuga ngo Peloton itagiye kugenda ifata ibira abajura bari mu muhanda. Byari biteganyijwe ko bazajya bafatira ku muvuduko wa kilometero 41 ku isaha, ariko bari kuri 40 ku isaha. Kuri ubu rero dutegereje kuza kureba muri circuit uburyo bagiye kwitwara ko kugeza kuri isaha turi ku isaha 6:31, ariko byari biteganyijwe ko nibura umuntu wa nyuma yagera ku isaha 7:07 Tour yaba imaze gushyirwaho akadomo. Nibyo rero, ariko nanone bakwihuta cyane bikaba 6:30. Bivuze ko mu kanya gato ikipe Peloton igiye kumira umukinnyi wa Mesa. Nyuma yo kumira Mesa, imbere haza kuba hasigaye ikibazo kimwe gusa, Fush na Nsengimana Jean Bosco. Mbwira ko rero mu kanya gato ntekereza ko ari cyangwa se cadence iraza kuzamuka, urwego ruraza kuzamuka kubera ko ubu tumaze rap ya mbere, mu kanya bagiye hano hasigaye rap ya kabiri. Ni ukugerageza kugira ngo noneho byabe byose bisigare. Ubona ko kugeza ubu ngubu Total Energy imira kora. Ese muri Total Energy ninde bari gutekereza ko mu byukuri yaza kubafasha isiganwa, ko bafite Victor de la Parte ni umu-Espanyol, bafite Thomas Bonnet umusprinter wabo ukomeye, bafite Fabien Grelier, Jeanne Merier na Matteo Felcher. Nibyo rero hagati ya Peloton ndetse na Bosco hamwe na Fush akaba asigayemo amasegonda 30 kugeza ubu ngubu. Nicyo gihe gito gisigaye, bakaba binjiye
mu masegonda 55. Ubundi urebye Bosco Fush akazi kabo k'umunsi bakarangije bari kwinjoyinga ibisigaye. barimo bariyongeza kubera ko barabizi ko gutsinda hano biragoye, ariko none ntabwo bavuga ngo kubera ko ntizeye gutsinda reka amagare aho gukikire urakomeza ukagerageza ukunirwa wagerageje. Mu kanya gato rero turaza kubona binjira hano ku murongo basoza rap ya mbere kuko bagomba kuza kuzenguruka rap 5. Bagurutse i Kigali bagera i Rwamagana, uhagera bagomba kuzenguruka inshuro 5 ziza guhana n'ibirometero 116. Nibyo bagomba gusiganwa kuri uyu munsi. Ikirimo kugeza ubu nuko mu by'ukuri navuga ngo Bosco ndetse na Fush bakomeze kwinsista, ubu kugeza ubu bacyari nibura hafi y'umunota muri circuit. Navuga ngo ntabwo ari byinshi byo kuba wakizira, gusa uko biri reba kako nakubwiraga sasa. Isiganwa rigeze hano barakata iyi cross yubatse nka V, bivuze ko reba imodoka irahagaze irongera shikiye, bivuze ko ahangaye ikintu mu cyambere ukora ni ukurwanira ya cross, wamara kujya ku cross ariko ikipe ikaba bagushyizemo position nziza. Ubundi ku modoka iyo ubaye nk'ugabanya bigusaba gusubira muri rimwe, ni ukuvuga ngo arongera agasubira muri vitesse ya mbere kugira ngo aze guhaguruka imodoka itaza kumuzimana. Ubwo rero nabo nicyo kintu gitegerejwe. Toto Energy urabona ko bashaka kuza kugera ahangaha. Ayo ni amashusho kugeza ubu ngubu turi kubona hari amakipe yatwetse ibimenyetso. Mu kanya rero tugiye kwakira hano kuri finish line, tugiye kwakira Senyima Jean Bosco ndetse na Fush tuze kubakira kugeza ubu ngubu. Urabona ko imbere agomba ko hari iriya moto nikweka ko umukinnyi ari imbere. Ubundi Bosco na Fush bamaze kwinjira hano muri hano ku murongo. Bosco Fush bamaze begereye hano hafi y'umurongo, mu masegonda make turaba tubabona barangije rap ya mbere muri 5. Bosco Fush bakomeje gusiga amasegonda 55 hagati yabo n'abayobozi bisiganwa cyangwa se peloto iri inyuma yabo. Ngo Bosco ari imbere ndetse na Fush umuri inyuma. Aba basore bahagurukanye i Kigali n'ubu baracyari kumwe. Nakubwiraga ni Bosco ari kumwe na petit frère we kuko Fush ni umusore ukiri muto w'imyaka 24, akaba amaze kwegukana amasiganwa 6 azwi na UCI, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare ku isi. Ngaba rero ni Bosco ni Fush bari kuganira, bahita baninjira ngaha. Ngaba rwose barahageze ahaza gusorezwa. Mu kanya gato wese babereka ko basigaje rap enye, nyamara ariko reba ahantu peloto yibereye. Peloto iri gukontorora cyane. Icyo peloto igomba gukora ni ukwirinda ko isiganwa ryajyamo iminota 2. Icyo bikora rero mu kanya gato, kuko kugeza uno Banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, ni umwanya wo gutangira gutegura no gutsinda, kubera ko peloto yatanze ubusabane. Peloto yaretse Bosco na Fush hari umuhanda, igisigaye nuko peloto igiye gutera mirangi. Peloto iri inyuma nyamara ariko Bosco ibiganiro bya nyuma mu ikipe ya Patrick Lefevre, ikipe ya Quick Step, ni ukuvuga ngo ibyo Jacobsen akora, ibyo abakinnyi nka Barafipi bakora, mureke tubikore mu Rwanda, biba byoroshye cyane. Uwo rero iyo ni Quick Step ikaba itambutse ndetse iki gikundi Chris Froome akirimo. Abantu bose bari gushakisha igihangange Chris Froome. Banyarwanda ntajye mushaka Froome mureke. Froome muzamushake kwa kabiri, kubera ko Froome ni umwiza wo kuzamuka. Ahangaha bimeze nk'uko waba utagira amenyo ukajya kurya ikigori. Froome rero hano muri etape ni etape yo gutambika. Froome mu muhate potage, ubundi mumutegereze kuzazamuka za Buranga ndetse mumutegereze kuri Kivbert ubwo bazaba baturutse Rusizi baza mu karere ka Rubavu ku nshuro ya mbere mu mateka ya Tour du Rwanda. Bagiye kuzakora etape ituruka Rusizi kaza igaca Kivbert bazamuka bajya i Rubavu. Banyarwanda tugiye kureba igice kimwe cy'abantu mu igare birata ariko ntacyo bakora, n'aba sprinteri bigoga kugeza ubu. Reka ngume ku muhungu wanjye Ethan Venon, nta hantu twiye tumuntu akora bagenze bakoze, ariko uraza kureba mu kanya agiye gukora kaya gakorosa gakate akore metero 300 najyaniye kwitegura tuza nkaho yigeze aba nka Bosco watwaye. Ni igice cyo mu igare kirata ntacyo ikora. Aba sprinteri bagiye ukirasa kindi rero ni muntu ki, umuntu ashobora kwitebaza ati mu sprinteri ni muntu ki? Aba sprinteri ni abantu Imana yaremye icyambere na mbere ari bagufi, bafite amatako manini, ubundi barangiza bakayakoresha imyitozo. Ukabona irya tako koko ureba umuntu yambara n'ipantaro ukaribonamo, akagira amaguru magufi, icyo gihe yicara ku igare agakanda igare akazengurutsa umunyururu bikamuhira kurusha umuntu muremure. Kugira ngo umenye ko u Rwanda ari urw'igare, ni uko umunyarwanda yavuze neza ngo umudiho uva mu itako. Ni ukuvuga ngo burya umudiho uva mu itako, niyo definition y'umusprinter
cya gitako nk'iki Cyane. ubundi umuntu uzi hareruya kuko niwe yahita mu nibyo rugero nakwega mu kanya iyo paso pilote amaze gusetinga pace speed tuvuga kilometero 80 ku isaha ababwiye umusprinteri we ngo shyira ku 120 kugira ngo ture ko nta muntu wayifata niyo mpamvu rero navuga ngo umuduva mu itako icyo gihe bisaba yuko turi buve muri za mashini z'imbere hahandi ku nanga tuva muri ya petit plateau Bosco yazamukanye mu ntunga ukajya kuri grand plateau none no ku minyururu y'inyuma uragenda ugashyira ku kanyururu gatoya none icyo gihe uba ushobora gukanda 120 ngibyo rero kilometero 24 nizo zisigaye mu 116 twahereye mu mujyi wa Kigali. Iyi rero ni peloton. undi mutuzo kuri peloton Ekari yabaye quick amasegonda step yongeye Sudari quick step yongeye gufata ahanga bivuze ko ka gace twe turimo kariya ni ka gace ni muri Yellow Pepper yasohotse avuga ngo hari amaso yo kuruhuka abasore basomye Yellow Pepper bari mu maso yo kuruhuka. Arakureba se nawe arakureba ayo masaha ariko arakureba ntabwo ari ngombwa buriya reka mbe nk'urugero genda kuvuga nk'igare pose uhimba igare ryarangiye. iyo rero ni quick step kuva barenga ntunga ubona ko bafite gahunda yo gukomeza gukinisha bagenzi babo navuga ngo nabi ntabwo bashaka umuntu ugenda barashaka gukomeza kuyobora peloton batitaye ku bantu bari imbere nyamara ariko Bosco Fush bo bakomeje urugendo rwo kuyobora iri siganwa ko bari imbere bamaze gukora ekari sinzi impamvu mubona muvandimwe uburyo bwiza bwo kuva isiganwa kanya gatoya cyane ku musozi hariya mu kubaka kamusha ubundi Bosco akaba yambaye Merge Imperator du Rwanda ya mbere uno mwaka. Bosco dutegereje mu masegonda make gusa kugira ngo yegukane agasozi ka ntunga kugira ngo uyu munsi yari yambaye umwambaro wa Merge cyangwa se watereye kurusha abandi ku munsi wa mbere kuko amanota ya mbere yavanye Kibagabaga amanota ya kabiri Bosco arimo arayasigira kubona ko harimo n'ibyapa Asigaye kilometero imwe Bosco akaba Imperator du Rwanda uno mwaka navuga ngo amanota 3 ya mbere umunsi aza ko yabonye navuga ngo kizaza ko ari cyambere cyo kwizera ko nibura uretse umunyarwanda mwiza muri uno munsi haza ko n'uwo dufite n'umunyarwanda wa kabiri uza kujya kuri podium kuko umunyarwanda mwiza we aza bitewe n'uko basoje. uwo rero ni Bosco twese twahagurutse dutegereje kureba ko agiye kubisoza iby'uyu munsi harakurikira iki rero amasegonda 18 kilometero niyo shenari igiye kugihinga rero Bosco amaze gutwara ahangaha icyo ni icyambere peloton nimara kuhagera atangira gutegura sirikwi ihandi Rwamagana mu kanya mu gihe kubona amatake menshi cyane agiye gukorerwa ntunga cyane cyane y'amakipe ya sprinteri agomba kugerageza kwiyatasha ndetse icyo ni kimwe no kureba niba hari abakinnyi bashobora kuvuga ngo ese nta kuki ntagenda noneho nkajya muri sirikwi mfite imbaraga. impamvu ni rero iza gutuma bose bashakisha uburyo bahita beshapa bakagenda benshi murabizi ko bitumara kurenganurwa ahasigaye hose ni igitambika ni ukumanuka kugeza igihe baza kwinjira muri sirikwi haraza kuba amanuka haraza kuba yihuta isiganwa riraza gufata umuvuduko wa kilometero 100 ku isaha ari nako rero na karavani kuturisa yegera hano iki ni igice gikomeye cyane cyo mu mukino w'amagare kuko nicyo gice gituma igare ribaho nicyo gituma ibihembo biboneka ko kugeza ubu ngubu rivuga dufite miliyoni 45,500 abakinnyi bazatanga abakinnyi bazatahana amakipe 19 niyo yitabiriye Tour du Rwanda 2023 nyuma y'aho ikipe yo mu gihugu cya Algeria ku munota nyuma bavuze ko batakitabiriye Tour du Rwanda ngibyo rero ngaruka byifashe ubukungu mu karere ka Rwamagana aho turi karavane zose zamaze kuhagera ubu tuvugana i Rwamagana ibintu biraryoshye bose bategereje kuza kureba ntibuza kwegukana etape ya mbere ikaba iya gatandatu isorejwe mu karere ka Rwamagana kuva ubwo Tour du Rwanda yabaga mpuzamahanga mu mwaka 2019 iya mbere yasorejwe yari 2015 2022 nabwo Sandrine Jardin aza kwegukana 2023 akabaza mu kirere ninde yegukana etape ya mbere Tour du Rwanda 2023 katate nziza Bosco muri petit plateau nziza cyane Bosco officiellement Bosco merci Bosco aho ngaka bahise yegukana aya rwose aratwaye amanota 6 Bosco kugeza ubu ngubu officiellement yambaye umwenda w'umukiza mu Tour du Rwanda ahita anatabira akantu cyane arafata Bosco agiye gukiza gatoya ategereze Fush kubera ko Fush yaza kumufasha kino gitambika ntekereza ko Bosco yirinze kujya muri duel yo kuvuga ngo ese Fush aze tukajya kurwana reba Bosco ubona ko yahise relax Bosco akazi k'uyu munsi akaba amaze kugakora
Bosco rero igisigaye Bosco imena amazi ku maguru kugira ngo amaguru yawe yongeye kurambuka kugira ngo ingufu ukoresheje zose uzamuka ukaboko kamusha zigabanuke. Bosco tegereza fushe. Bosco ni umwanya wawe wo kurya. Bosco ni umwanya wo kunywa amazi kubera ko kugira ngo umubiri uze utaza kugorana cyangwa utaza gukomera nuko Bosco agomba kunywa amazi menshi. Bosco rero bimwe twabwiraga agomba gutamira yahanga akajya kubika hari inyuma niho nababwiraga ko ari mu bubiko bw'ibiryo by'abakinnyi. Uwo rero ni Nsengimana Jean Bosco ubu twavuga ngo si mu Rwanda umwambaro wa mbere ikaba imaze kuwambara Tour du Rwanda 2023. Twibutsa abantu ko Tour du Rwanda 2024 izaba iri gukuburira imbuga shampiyona y'isi ya 2023. Ese twabona ba Jonas Vingegaard i Kigali, ese twabona abasore nka Tadej Pogacar, ese twabona Primoz Roglic i Kigali, ese twabona abasore nka ba Egan Bernal i Kigali. Tour du Rwanda umunsi ku munsi irakomera. Dore rero hano Bosco Fusha amufashe kuko yamutegeye kugira ngo amufashe gutambika. Aragenda kubwiraga rero kubera ko Fusha yagize mu gutambika ahise ati Bosco fatorere usigare igeze ntunga kuko Fushi nawe akeneye amanota aza gukura hano mu karere ka Rwamagana kugira ngo nawe yambare umwambaro wa Sprint Intermediate kuko ya mbere yayavanye ikabuga aya kabiri agomba kuza kuyakura hano i Rwamagana. Bagomba rero kugumana kugira ngo bakomeze bakorane. Igihe Peloton yo ikomeje kurwana inyuma, Peloton yamaze kuza yihuse cyane ko ya Peloton yihuse. Ubwo igisobanuro cyabyo rero nuko nta modoka n'imwe isigaye hagati ya Bosco na Peloton kubera ko Peloton imurabona imbere yabo. Peloton irimo irabakurura. Peloton yakubwiye ngo nyuma y'intunga Peloton igiye gusara. Peloton igiye kwinjira i Rwamagana. Mugiye kureba uburyo Peloton ari ingome. Peloton yatumye igare ryose yigeze agaconga yakaryorera. Peloton yanyuze kabuga yabyoreye. Peloton igiye guhinduka uhita ujya mu isiganwa haje abandi bantu bashya. Peloton n'ubundi umumaro wayo niyo itwara igare n'itwara isiganwa uko igabanya bikaba avantage abantu bamaze kweshapa. Ura kuresha kutwa tugiye afite Bosco ndetse na Fushi bahagurukanye kuva bahagurutse i Kigali. Fushi aryama igare kugira ngo ahunge umuyaga, araryama ahunga umuyaga. Ubu rero Peloton imaze gusigaho amasegonda 48 aragenda amanuka quick step. Quick step iracyakurura. Quick step iracyashakira position Ethan Venon. Ese Ethan Venon atwaye etape yanga igoga uryamye kuri Venon. Ethan Venon ni wayi. Iyi ni Tour du Rwanda mu by'ukuri abantu bose bavuga ko izacayuka ikanasobanuka ubwo bazaba bamaze kugera mu karere ka Musanze. Ko murabizi ko ku munsi w'ejo kuzahaguruka i Kigali bakagenda bagacuruye bakazamuka i Gisagara bakaba aribo basoreza etape ya kabiri. Bukeye bwaho rero navuga ngo nibwo induru zizavuga ku igana. Ya nta kindi Bosco fasha Fushi yagufashije mufashe nibura umuhereze nawe amanota 3 hariya bayibanjira hano mu karere ka Rwamagana. Ahasigaye mufate ikiruhuko cyane. Ariko Fushi kuzamuka si ibintu. Fushi ntago ari byiza gusa ejo ni umukinnyi mwiza w'igisaka kuko tuzaturi mu gitambika ahanini cyane. Ntabwo kategori ya gatatu ari ikibazo, ntabwo bimubangamira cyane nubwo wenda bitari ku rwego we. Gusa reka turebe Ardoise yakaba amaze kubabwira ko mu by'ukuri ibisigaye Fushi niba ashaka kuba yafatira ya mwanya w'imbere akore Fushi afata ibyo kurya bya nyuma kuko muri sirikwi kurya bikunda nka manje kurya muri sirikwi uhari. Sirikwi ushyira igare imbere ubundi ukanyonga kugira ngo urebe ko wasoza. Ku munsi w'ejo etape ya kabiri izaba ifite imisozi igera kuri 4. Harimo umusozi wo ku Ruyenzi ariko nawe uri muri kategori ya gatatu wa kilometero na metero 700. Hari umusozi wa Kamonyi wa n'uwa kabiri wa kilometero 3 na metero 900. Hari umusozi wa Nyamabuye uri muri kategori ya kabiri wa kilometero 4 ndetse na Nyagasozi wa gatatu wa isiganwa ryaje ni Rwamagana. Barimo bategura no kugera Rwamagana. Peloton imwe areba mu maso yawe imbere yabo bati aduyi waduteje ibibazo ngura tumutorona imbere yacu. Igisigaye reba noneho sasa hatangiye icyo kurasa. Ese naye amakipe y'aba sprinteri kugeza ubu twakemeza nuko Quick Step yo ni beza, ikipe ya Quick Step yo ni beza. Ubona ko bamaze gufata ibyiciro. Ndabona ikipe ya Black Spock yamaze kuzamuka. Ndabona ikipe ya Euskadi ifite Mikel Turiya utwaye etape ya La Vuelta 2019 etape ya 11. hejuru y'ibyo byose niko Kashema aryamye kuri Henoni. Abantu bose bategereje Chris Froome kuri etape atariye. Froome numutegereze ku munsi w'ejo. Froome mutegereze Sorongi. Wa gatatu Tour du Rwanda izaba izamuka kategori ya mbere kuzo yatangiye kubera ko uyu munsi nibyo ni umunsi wo kugira ngo abakinnyi bamenye ko Tour du Rwanda yatangiye. Tunamenye mu system ya jaune ku munsi w'ejo n'umwanya wo kureba ngo ubundi abandi kuko hari aba sprinters
akaba icyo bita umubaruderi. Umubaruderi ni umukinnyi ushobora gukora sprint, kuko nk'uyu musore uyifushe ni umubaruderi, ntabwo ari umusprinteri, kubera ko babonye ko muri kategori ya gatatu basi ashobora kugenda. Rero etape y'Igisagara izaba imanutse mu Kabutare, izamuka umusozi wa kategori ya gatatu, ni umwanya wa baruderi. Umuntu ukomoka mu baruderi ni umukinnyi ushobora gukora sprint, ariko akaba anafite imbaraga zo kuba nibura yageza kuzamuka. Tour du Rwanda 2023 amaso yakeshe bamaze kwera. Reba position nziza cyane ya position aerodynamique, ni position ituma umuyaga ugabanuka. Aha ngaha bivuze ko umusore wo mu ikipe ya Quick Step arimo arakurura abagenzi be, ari nabwo nabwiye ngo aba bagabo bakurura bigoga bakora akazi gakomeye cyane, kuko buriya umuntu ukora cyane n'uteka ugabura we biba byamaze gushya. Kayishema agomba kwibona neza kuko amaso y'ubururu n'umweru dede kubera Tour du Rwanda kabiri n'igice kimwe. Tour du Rwanda amarangi hari n'umwe, ntabwo ari ngombwa yuko batera amarangi, gusa ishimwe cyane kuma tubwiye ko imihanda iri hano iburenga iboneka hake. Iyo rero ni Quick Step yamaze mu mpamvu ya mbere ituma ni ukuba ambasaderi, ni ukuza bakatera hano. Ubwo Pierre yavaga mu Rwanda ndetse inkuru ikomeye, ubwo James Pico ari umunyakanada yatashye yavugaga ati mu by'ukuri nta kindi, kuko nyuma yaho ngo mwikaye mu Rwanda gusa. Ejo bundi ari muri Andorra yavuze ati reka mbanze nyine ko nzayinywera i Kigali mbanze ntangiye kugira. Ubundi rero bikaba akarusho iyo Tour du Rwanda n'abaturage bayiteguye, ubwo nimba ari Rwamagana mukaba mufite umwihariko wanyu, bamanuka i Huye mukagaragaza umwihariko wanyu, bazamuka i Musanze mukagaragaza umwihariko wanyu. Bosco Push amasegonda 38 hagati yabo na peloton, kilometero 40 zo kugera igitambika Push mu kuzamuka Bosco no mu by'ukuri byarangije. Ibisigaye nuko ahangaha ni mu gace k'Umwanda kari hano mu karere ka Rwamagana, kilometero 40 zisigaye bigoga kilometero 40 harimo sirikwi. Ahangaha bo biraza kuba ari umuriro. Ubundi nibagera muri sirikwi nibwo tuza kumenya ukuri kw'igare na etape ya mbere, kuko aya masegonda ni make cyane kandi hari abafite umwihariko wo kuza muri sirikwi zigira ba nyirazo, by'umwihariko aba sprinteri, kuko usibye kuza gucuburuka hano kuri Avega barahita batambika binjiza igare muri Alife. Gusa uze kwitonda sirikwi yabera amataka itagira umubare, bitewe nuko hari igihe uvuga uti ko ntazi gusprinta ngiye rigoga bategereze reka ngende dore ko bamfata. Nitumara kwinjira muri sirikwi mubona amatake menshi atagira umubare, ariko nanone icyo gihe nibwo ekipe yo mu sprinteri ifi igomba gutsinda. Ndacyari ku ikipe yanjye ya Sudal Quick Step, iraza kwigarura buri muntu wese nk'uko ubona abashinzwe umutekano bafata abajura. Sudal Quick Step ikipe Kashema aryamyeho irimo Venon Ethan, irimo Club Silars, irimo Gerard Gil, irimo Locrelef William Jr ndetse na Pepicin. Abo nibo bagize iyi ekipe ya Sudal Quick Step, akaba ari rero muzihabwa amahirwe yo kwegukana Tour du Rwanda 2023, kilometero 39 amasegonda 46 hagati ya peloton iyobowe na Quick Step. Quick Step yanze kurekura, ishaka ko umuntu ujya imbere yabo. Twese dutegereje uburyo kwinjira muri sirikwi. Ni ikipe yabo nkuru ya Quick Step World Tour, ni ikipe ifite umwihariko w'abasprinteri, kubera ko Maximilian Cavendish niho yakinye, bagize abakinnyi nka ba Jacobsen, mu mucyo wabo indasi yabo kiriko rero nuko abakinnyi bazi kwitegura. Njye navuga ko nakunze muri sprint rero uburyo ikinwa n'ikihe, ni ukuvuga ngo iyo mugeze muri kilometero ya nyuma abakinnyi bawe muri abakinnyi batanu umwe agomba kuza agasetinga speed. Yamaze gusetinga speed rero nyuma yaho haza undi noneho ugomba gushaka position, ni ahantu heza ho kuza guhagarara, ugasigara ku muntu wa nyuma rero twa poisson pilote. Poisson pilote ni ukuvuga ngo yewe ko bamaze kuma speed bakama position, nafata umusprinter wanjye nka kilometero 100 ku isaha kugira ngo aze gutsindira kuri kilometero 120. Reka metero ninjira mu cyiciro cy'umunyarwanda ukurikiye igare nonaha, kubera iki Push Valence Mukanya bari baryamye bunamye bari kuri cadre. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese umukinnyi mugufi nawe yaryamye? Umukinnyi mugufi yaryamye kuko igare bari reshye n'umugufi bwe. Icya mbere cyo reka ufate dukuvuga ngo iyo umukinnyi ari kunyonga asa nkaho yicaye uko wicara mu ntebe neza wemye, igare bari kubita umuyaga ubukubita mu gatuza ke ikamusubiza inyuma. Noneho buriya impamvu indege yinjira mu muyaga ni uko ibisongoye. Umukinnyi rero yiha ikintu kimeze nk'indege nko gusongora, ku buryo nawe iyo yinjira mu muyaga ameze nk'umuntu uri kuwutobora. Ngibyo rero iyo ni Tour du Rwanda 2023 etape ya mbere, inshuro ya gatanu ijya kuri kabiri n'igice kimwe, inshuro ya 15 kuva Tour du Rwanda yaba mpuzamahanga ko
yabaye mpuzamahanga mu mwaka w'2009 ariko nimwibuke ko abasaza ngo bamarabanye muri za 80 bakinaga Tour du muri Rwanda 90 marabanye yinjiye muri stade ya Kigali Nyamirambo bati genda ndabayigitse bakoze amahitape menshi tugiye bahuzaga imipaka n'umujyi wa Kigali. uyu munsi rero yabaye mpuzamahanga ndetse ugiye gushaka igare rya marabanye icyo gihe uyu munsi bagusiga nk'ahandi Kibundo byari hafi ya Matabaro. kimwe mu bintu bihenze harimo n'amagare y'abakinnyi ariko uko guhenda kwaryo bikamwongerera agaciro mu muhanda kuko nawe riramufavoriza bitewe n'uburyo ritwara ubuhanga bwe n'ubushobozi bwe. Mu kanya gato rero iri gare raza kuba ryinjiye neza mu mujyi wa Rwamagana aho abasore babiri Fusha ndetse na Nsengimana Jean Bosco twibuke ko hari ikindi gihembo cyo muri Tour du Rwanda cyitwa Prix de la Combativité. Ni ukuvuga ngo muri ba bakinnyi bose bakinnye barafatira mu kinyarwanda nk'urugero ko ati turebye ndabona Bosco yakomeje kuresista nyuma ya break yuko yabo bayifataga reka tume icyo gihembo. So kugeza ubu navuga ngo abakinnyi babiri bavamo Prix de la Bosco Combativité se ujya ngo uyu munsi nafite n'undi Rwanda cyane. umunyarwanda witwaye neza kurusha abandi si Icyo Bosco asabwa rero niki agomba kurenza kuri Fusha muri breakaway. ngibyo rero ni amasegonda 48 hagati ya Bosco Fush na peloto ibakurikiye kugeza ubu kiyobowe. Urabona ko Na nibura Quick Step. ikintu cya mbere baresiste ku masegonda 40 babashije kugumaho ni ikintu gikomeye cyane kuri peloto iri groupe. Peloto ubundi peloto nayo igira ibice bibiri, hari peloto iri groupe ni ukuvuga ngo bose Bari bakaba hamwe. hamwe akaba nicyo bita peloto araferendienne ni ukuvuga ngo ni cyangwa se hahandi yacikaguritse oya umwe usanga agati wa mbere n'uwa karimo nka kilometero n'uwanyuma harimo nka kilometero ebyiri ariko abantu bose bari kumwe. ngibyo rero ibirometero Quick Step yose yazamutse abakinnyi bane bayo bose bazamutse abakinnyi bane bose bazamutse bigaragara ubona ko hasigaye umukinnyi wabo abakinnyi babo bose bane bazamutse ari nabo bafite muri ino siganwa bivuze ko ubu igisigaye ni positionema ni ugushaka neza uburyo baturasa umuhungu wabo etandukanye. Ethan Vernon umwe mu banyamahirwe ba Tour du Rwanda ari nako ufite tablo ahita abereka ati mu by'ukuri mumaze kugenda kilometero 73 ahasigaye ukanya amenye ko muza kwinjira muri circuit ifite lap eshanu kuzenguka inshuro eshanu. Twatangiye breakaway bakorana umwe akavuga akajya undi ubu noneho abakorana ni ikipe imwe iyi kipe iri gushaka umwanya mwiza ya Sudan Ethics. ahangaha reba Froome ahantu yicaye murabona wambaye imyenda ya SF Limited ari kumwe n'umusore Mateo Badira w'ikipe ya Kisang Kingdom 5 nta kintu etape mubwiye ni ikiro gituma Froome Araseka. yakwirinda ko baza kumusiga muri iyi peloto. Froome nubwo atari umukinnyi mwiza ahantu hatambika Froome akaba atakora sprint ariko agomba kugabanya ibihe bikaba bigufi kuri classement general kugira ngo bizamufashe mu gihe yaba yatwaye etape agahita ayobora classement uyu muhungu wavukiye muri Kenya nakunyuraho ntuzamubwire muraho uzamubwire ngo hamujamba Simba Wanyika n'ubwira hamujamba azagusiga kuko ni umuturanyi wo muri East Africa yavukiye hano hakurya mu birometero bitari na byinshi mu gihugu cya Kenya. bitewe n'igihugu cy'u Rwanda cyateye ibiti byinshi cyane cyane muri kano gace k'uburasirazuba ku muhanda nta kibazo cy'umuyaga uhari ariyo mpamvu ubona ko nta zigizaga nyinshi ziri mu muhanda. nguwo rero Bosco na Fush bakomeje kurwanirana intambara y'inkundura kuko buri umwe arafasha undi babaye beza mu muhanda uyu munsi. ndabona ahangaha ntabwo barinjira mu mujyi ntabwo barinjira mu mujyi wa Rwamagana ntabwo barinjira mu mujyi wa Rwamagana. uwo rero ni Fush Bosco kanya gato rwose ikinga riraza kuba urabona ko bagiye kwinjira barahita batangira siku mu kanya gato mu kanya bajya gutangira sirikwi mu gihe kubona ukuntu igare rigiye gusara ahubwo bagiye kwinjira hano mu mujyi bagiye kwinjira mu mujyi kuko ikintu kirimo barahita bakijya hano bahita bakata bahita mu kigabiro bahita bakata ibumoso abantu bajya mu burasirazuba kugira ngo baze gusoza bava kuri Avega bakata kuri sitasiyo bagaruka hano. Ni ahantu hagoye ko harimo icyo twita village mu magare village ngo ni korosi noneho village hari ikoze mu buryo bwa V ntabwo ari ukuvuga ngo